Haleluya. Haleluya. Mwami wacu Yesu ashimwe. Mazina yanjye nitwa NZARAMBA Jean Paul. Hanyuma nkorera umurimo w'Imana hano. Ubwo nibwiye abashyitsi batari babizi kandi Imana ibahereza umugisha mwese kandi mbahaye ikaze mu ijambo ry'Imana. Amen. Arabari muri iki cyumba turimo bari mu Rwanda batageze hano ndetse n'abari mu mahanga bose tubahaye ikaze mu ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Some urwandiko rwa mbere Yohana yanditse ibice 5. Urwandiko rwa mbere Yohana yanditse ibice 5 umurongo wa 4 n'uwa 5. Urwandiko intumwa y'umwami wacu Yesu yanditse n'umwa yitwa Yohana yanditse ibi bitabo. Urwandiko rwa mbere n'urwa kabiri n'urwa gatatu yandika n'ubutumwa nyine bwa Yohana, yandika n'ibyahishuwe. Dusome 5 rwa mbere rwa Yohana 5 umurongo wa 4 twahageze. Haravuze ngo kuko icyabyawe n'Imana cyose kinesha iby'isi, kandi uko niko kunesha kwanesheje iby'isi no kwizera kwacu. Ninde unesha iby'isi keretse wizera yuko Yesu ari umwana w'Imana. Amen. Ubutumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Matayo 11. Ni mirongo turi bwifashishe muri iki cyigisho. Ari ni mirongo turi busome hagati, ariko dusome Matayo 11. Matayo 11. Dusome guhera ku murongo wa 22. Matayo 11 kuri 22 twahageze. Turahari. Ariko ndababwira yuko ku munsi w'amateka Itiro ni Sidoni hazahanwa igihano cyakwihanganirwa kuruta icyanyu. Nawe Kaperinaumu ushizwe hejuru ndetse ugeze mu ijuru, ariko uzamanuka ikuzimu, kuko ibitangaza byakorewe muri wowe iyaba byarakorewe muri Sodomu ibikiriho nanone. Ariko ndababwira yuko ku munsi w'amateka igihugu cy'Isidoni cya Sodomu kizahanwa igihano cyakwihanganirwa kuruta icyanyu. Imana idufashe. Amen. Turangira dusome 12:41. Matayo nyine 12:41. Naho ngaho hafi. Turahari. Ab'Nineve bazahagurukana n'ab'iki gihe ku munsi w'amateka. Murahari. Babatsindishe kuko bihannye ubwo bumvaga kwigisha kwa Yona, kandi dore uruta Yona ari hano. Amen. Umurongo turi bwifashishe mu cyigisho cyacu uri haruguru aho twasomye muri Yohana wa mbere. Ni ijambo rivuga kunesha, ni ijambo ryumvikana cyane, ijambo ryitwa kunesha. Kubera ko twasomye icyanditse kivuga ngo cyabyawe n'Imana cyose kinesha iby'isi. Niryo jambo nshaka ko twifashisha, kandi urizirikane, fata umwanya uritekerezeho, kugenda uganira n'Umwuka Wera, utandukanye ibintu. Ikintu cyose cyabyawe n'Imana gifite imbaraga. Amen. Zo kunesha iby'isi, kandi nicyo kigira imbaraga. Impamvu cyabyawe n'Imana nyine. Mwaririmbye Imana ifite imbaraga, mwaririmbye Imana yakuye Abisiraheli mu Egiputa, mwaririmbye ububasha bw'Imana, mwaririmbye n'ubushobozi bw'Imana. Abantu rero bakijijwe, Imana yaraduhishuriye kandi Imana twigishije ijambo ryayo. Nagira ngo mbabwire muri iteraniro rya 3 aya magambo yazirikane yuko icyabyawe n'Imana cyose gifite ubushobozi, gifite ububasha bwo kudomina iby'isi. Ariko icyabyawe
amen. Kuko ntabwo Imana ibyara nk'uko mama abyara. Nyifite umubyeyi witwa Stefania, muranyumva, yabyaye Jean Paul, ariko Jean Paul wavuye mu nda Stefania atandukanye na Jean Paul wavuye mu nda y'Imana. Wabona Jean Paul uyu munsi mama azutse yatangazwa no kubona umugabo usa nanjye uhagaze ku ruhimbi Nyarugenge, ambonye mu buzima bwanjye bwa buri munsi yatangara, yavuga ngo uyu ni Jean Paul nabyaye, ntiyambona. Jean Paul usa n'uwo yabyaye ntiyambona, ntiyabishobora kubyara umugabo usa na Jean Paul. Yigeze kubyara Jean Paul w'umugome, ariko Jean Paul wa none azutse yatangara, ntiyamubona. Wa none yavuye mu nda y'Imana, kuko Imana iyo ibyaye ibyara ikinyembaraga. Amina. Narivuze ngo Gustine uyu munsi azutse yatangazwa no kubona Jean Paul. Jean Paul wa kera yari afite amaraso ya Gustine, ariko Jean Paul uyu munsi ADN y'ibirasa ni ya Yesu. Groupe sange ya Jean Paul ni ya Yesu. Ambonye yavuga ngo ko nangaye, byamutangaza ko data yarwanaga niko navyutse ndwana, ko yasindaga niko nabyurutse nsinda, ariko ntiyambona kuko sinsinda none, sindarwana. Amaze imyaka 12 shatse umugore nta nasike ndamubwira. Ntabwo rero Gustine yabona umugabo usa nanjye keretse waturutse mu bise by'amaraso ya Yesu. Ntiyambona, yatangara. Mane bane natwe cyabyawe n'Imana cyose. Kinesha kambabwire, umwana w'Imana n'umwana w'umuntu baratandukanye. Ni nkuko umwana w'ihene n'umwana w'intare batandukanye. Umwana w'iki? Umwana w'ihene n'umwana w'intare bashize hamwe, hano umwana w'intare agagarana n'uw'ihene, w'ihene yahunga. Umwana w'intare afite ubukana. Umwana w'umuntu n'umwana w'Imana baratandukanye. Umwana w'isi n'umwana w'Imana baratandukanye. Umwana w'isi ntiyashobora iwabo ino ku isi, ariko umwana w'Imana yashobora inaha. Imbaraga zivoma muri si. Imana ihimbazwe. Narivuze ngo Imana ihimbazwe. Imana ishimwe. Mbabwira Imana ko yashizeho uburyo bwo kunesha, kandi kunesha birashoboka. Inzira ni imwe, bica mu mwana wayo Yesu. Haleluya. Ko birambwira ngo icyakora bamwemeye bo bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Iyo bageze muri Etazini barahashobora. Mwana w'Imana yageze i Paris arahashobora. Mwana w'Imana yageze Dubai arahashobora. Mwana w'Imana yo yambutse akajya Dar es Salaam arahashobora. Mwana w'Imana yari gutembera muri Matehus arabishobora. Mwana w'Imana yari gutembera commercial arabishobora. Mwana w'Imana yafashe ingendo za kure na hafi, yari mu ndege aho bamubona naho batamubona. Mwana w'Imana afite ubushobozi. Mane bane namwe. Amen. Reka mbabwire ibihe bitatu byakomereye abantu batuye isi. Amen. Kandi kunesha bigenda byanga, ariko ndaza kubabwira n'ikindi gihe cya kane Imana yatanze ubutabazi kugira ngo kunesha byemere. Imana ibaho umugisha. Cyambere ni igihe cyambere cy'umugabo wa mbere wabaye witwa Adamu yabayeho. Biratangaje, Imana imuhereza ubutware bwo gutegeka no kuyobora, ariko aza kuneshwa. Imana imusohora muri Edeni we n'umugore we. Abana babiri babyaye Kayini na Abeli. Kayini yaratsinzwe, kandi Imana imubwiye ngo ikibi kiri imbere, kiri ku muryango, ariko nuba amaso ukakinesha byaba ari byiza. Ariko araneshwa, ariko muri umunawe atozwa kiri umwana gukora ibyiza. Yumvaga ijwi ry'Uwiteka, akora icyiza, aranesha. Na niyo munsi yisomye mu ntwari ziri mu Baheburayo 11, Bibiliya yavuga ngo amaraso ya Abeli na n'uyu munsi aracyavuga. Yabaye intwari yo kwizera kubera ko yanesheje. Mu bantu bane, Adamu n'umugore, Kayini n'umuvandimwe, mu bantu bane babayeho mbere, umuntu umwe wenyine niwe Imana yandika mu ntwari. Mane bane natwe. Gihe cya kabiri nihuse cyane kubera ko Adamu yaje kuza kubyara Seti. Harimo abana benshi, harimo ba Metusela, ba Henoki, harimo bandi, ariko mu icyo gihe kindi gikurikiyeho Imana yaje kubura umuntu. Imana ibura abantu baraneshwa. Satani avuruga abantu, Satani yangiza abantu. Imana ikenera umuntu wayubaha akayubahisha.
Imana irungurutse mu isi, irebye mu isi ibura umuntu, ariko igiye kureba mu isi ibona umugabo witwa Nowa. Iyo usomye Itangiriro 6:8 haravuze ngo ariko Nowa we agirira umugisha ku Uwiteka. Imana ibonye Nowa iravuga ngo byibura nibe nawe utumye nabwira Satani ko nubwo isi yose yari yangiritse ariko mfitemo umuntu umwe. Ni Nowa wabonetse, kandi umuryango we ntabwo nawe itabakiranutse, umuryango we wacunguwe kubera Nowa. Ni Nowa wahagaze mu cyuho, abana be abakazana n'umugore babikiriramo, abantu 8 nibo barokotse. Abo bantu bongeye kubyara, barabyara cyane. Nusoma Itangiriro 11 urabona abantu bongeye kwiyemera, biyemeye baravuga ngo ntabwo twatura mu isi, reka twubake tuzajye guturana n'Imana. Imana irababwira ngo sinabategetse kunsanga hondi. Imana irabatatanya baguma ku isi, buzura isi yose. Imana ibura umuntu wayubaha. Satani akoraga abantu, Satani abuza abantu kubaha Imana, arabavangira. Ariko Imana irebye iravuga ngo ntabwo nzakomeza kuba Imana itagira ubwoko buyitirirwa. Ntabwo nabyemera kuba Imana itagira ubwoko busa nanjye, ubwoko busa na Satani. Ndagira mubwire ko mukeba w'Imana ibihe byose ni Satani. Kandi iyo ukoze icyaha utumye Satani aseka, Imana ikagira agahinda. Kandi igihe cyose ukoze icyaha, ako gatwenge ka Satani iyo Imana ikumvise mu matwi yayo igira agahinda. Titwahamagariwe gusetsa Satani, twahamagariwe kumubabaza no kugira ngo Imana imwenyure. Amen. Ndagira ngire papa mama, muhamagaro wawe ntabwo ari uwo gutuma Satani amwenyura anezerwa. Ndagira ngire ko umuhamagaro ufite ari uwo gutuma Satani ababara, hanyuma Imana yacu igaseka. Muranyumvise? Agape muranyumva? Shalom muranyumva? Muhamagaro wacu n'abakozi b'Imana no kugira ngo Imana inezerwe, Imana iseke mu gihugu cyo mu ijuru nitubona igimwenyura. Ariko iyo agatwenge k'abadayimoni kavugije kubera ibyaha twakoze, Imana igira agahinda. Bene data, ntimugatumye Satani amwenyura. Mujye mutuma Satani igihe cyose ahekenya iryinyo, ahekenya ababaye kubera ubuzima bwacu. Imana igihora imwenyura kubera wowe. Ababishaka amen, ababyifuje amen. Cyo ni igihe gikomeye. Imana irareba ibura umuntu, ijya mu muryango wa Shemu. Aricyo gihe cya kabiri ngezemo cya Aburahamu. Aburahamu akomoka muri Uriya Bakarudayi, ariko muri famiye ya Shemu. Shemu ninde? Shemu ni imfura ya Nowa. Hari umungu muzasangamo haruguru y'igice cya haruguru gatoya, igice cya 11 kirangira, imirongo ya nyuma neza ku cya 12 kitaragerwaho. Imana irebamo umugabo witwa Nahori, ari mu buvivi bwa Shemu. Imana irebamo umugabo witwa Aburahamu, ataraba Aburahamu. Nahori ubyara Tera, Tera ubyara Aburahamu. Imana iramureba iravuga ngo vayo wowe, va muri Uriya Bakarudayi, nzagushira mu gihugu. Nemeye kwirukana n'imoko, nemeye kwirukana n'imahanga, ariko uzajyemo kugira ngo wowe uzabyare ishyanga rizitirirwa izina ryanjye. Kuko ndambiwe no kubona isi yose yangiritse, ariko Aburahamu ngwino uzambyarira ubwoko bwanjye. Imana ibane namwe. Imana ikunda kubona ubwoko, Imana ikunda kutubona, Imana ikunda kutubona duhesha icyubahiro. Ubwo nibwo buzima bw'Imana bunezeza Imana. Kandi iyo duhaye Imana icyubahiro iraseka, kavuga ngo Satani ongera uvuge. Murabyibutse Yobu akiranutse, yaramubwiye ngo genda umurebe, arakiranuka. No mukiranutse Imana iraseka kandi kajinezezwa nuko Yobu ari umukiranutse. Iyo twakiranutse tunezeza Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Birangira amubwira ngo kandi genda, nabasohoka niko birivuga ngo ajya aho atazi, ariko yumva umuhamagaro w'Imana. Agezeyo umva byari bigoranye. Mu myaka 25 Satani akuta akaboko ku kandi. Aburahamu, uyu mugambi w'Imana nzawuburizwamo, uzababyara ariko nzongera mbavuruge. Uvuye muri Uriya Bakarudayi, nakoreye muri Uriya Bakarudayi, nzongera kandi ngaruke naho Imana ishize Aburahamu, nongere mbavuruge, nongere mbakoroge. Aburahamu arababyara, abyara Isaka. Yabanje Ishimeli aragenda, aza Isaka. Isaka niwe Imana yakomejanije bisezerano nkuko Bibiliya ibyemera, kandi nkuko Imana yari yabwiye Aburahamu. Isaka wabyaye babana babiri, Esau nande na Yakobo. Imana ikomezanya isezerano na Yakobo. Yakobo nababyara 12, murabibutse. Abo bana nabandi bari aho ngaho i Kanani baza kuhava kubera ibihe
baciyemo. Yosefu aza kujya mu Egiputa, uwo Yakobo se amusangayo. Murahari muri icyo gihe cya kabiri mbabwiye, icyo Imana yabonye Yakobo ukuntu yakomeje kwiringira Imana, iza kubonamo n'umuhungu witwa Josefu, ari we mwana wa 11 wa Yakobo, imfura ya Rasheli, ari mu cyumba wenyine, ari imbata mu kindi gihugu kitari icyabo, mu cyumba mwibanga, satamubona, Potifara atamubona, nta wundi umureba, ahesha Imana icyubahiro mu cyumba wenyine. Imana iravuga ngo nta kibazo, nawe urimo uramanura umubabaro wanjye, urimo uranezeza. Uwo niwe basanze mu Egiputa. Bibiliya ivuze gute? Bibiliya iravuga ngo himye undi mwami Farao utazi Yosefu, ngo arabatoteza, ngo arabakubita, abikoreza amatafari ashyushye, arabakubita, arabababaza, ariko ngo Imana ngo yumva gutaka kwabo, ariko ngo yubuka n'isezerano ngo yagiranye na Aburahamu. Yari muhaye mu Itangiriro 15. Iramubwira ngo nubwo inkongoro ziriye ibitambo bazagenda, ariko nzabibuka, bazamara imyaka 400, ariko nzabagarura. Iryo sezerano hashize imyaka myinshi, Imana iraryibuka. Icyo gihe cya gatatu nicyo mbabwiye, ikorana n'umugabo witwa Mose. Iramubwira ngo Mose, nibutse kandi numvise gutaka k'ubwoko bwanjye, genda unzanire ubwoko bwanjye. Imana yabakuje amaboko akomeye, iravuga ngo nta kibazo, nubwo Farao yabyanga, ariko nzakoresha imbaraga zanjye, ariko njye gutuza ubwoko bwanjye Kanani, nkuko nabibwiye Aburahamu. Imana yashakaga iki? Ikunda ubwoko, ikunda abantu bayihesha icyubahiro. Imana ihabwa icyubahiro. Abateoloje bamwe bagaragaza ahantu Imana yakoresheje imbaraga habiri, n'ahantu habiri yakoresheje imbaraga zayo mu buryo bugaragara. Ahantu hambere ni imbaraga yakoresheje ivana Abisirayeli mu Egiputa, ni imbaraga yakoresheje ibavana imbere ya Farao. Ibimenyetso 10 igeze ku nyanja, ikubita ingabo za Farao. Hagaragaza abateoloje baravuga ngo aho hantu Abisirayeli bava mu Egiputa, Imana yakoresheje imbaraga nyinshi kugira ngo bave. Aha kabiri ni imbaraga Imana yakoresheje umwami Yesu azuka kugira ngo itorero riboneke. Aho hantu ni ahantu Imana yakoresheje habiri, Abisirayeli bava mu Egiputa no kugira ngo itorero riboneke. Imana yakoresheje imbaraga nyinshi kugira ngo Imana itwambure Satani. Kurabizi, kugira ngo njyewe amfane muri zone ya Satani, anshire mu rugo rwe, Imana yakoresheje imbaraga. Imana ibane nawe. Ukuntu wari umeze wowe, nubwo polisi yagukubitika gufunga, wowe nubwo bakujyana iwawa, wowe ntabwo wari gushoboka, ariko Imana yakoresheje imbaraga. Njyewe mama yigeze numira abantu bakubita, muzaze mumukubite, ndebe ko Jean Paul yashogora. Barakubita, wankubitaga arangije arambwira ngo uzongera kunaniza mama wawe, ndamubwira ngo nzongera. Nashiririye, ariko imbaraga z'umwami Yesu zirakomeye, zaratubatuye, zitugira ishanga rye abatambyi b'ubwami. Zo ni imbaraga zikomeye zitagaragara ariko zikora. Amen. Na hano habiri Imana yitanze, yavuga ngo ndagomba nereke Farao ko ndi umunyembaraga. Aha kabiri ndagira ngo nereke Satani ko ndi umunyembaraga. Bavuye kure mama, bavuye mu mbaraga zikomeye z'Imana. Ntimugakerense ubuntu bukomeye n'izi mbaraga. Imana yarakoze niko mvuze, mukabikinisha. Imana yatanze imbaraga nyinshi. Amen. Wowe kuba mwiza kugasura no kubera Yesu. Wowe kugasura no kubera Yesu. Imbaraga z'Imana zidukura mu kabari, imbaraga z'Imana zirakomeye. Imbaraga z'Imana zitubuza abagore, zitubuza n'umugabo akanyurwa n'umugore umwe. Imbaraga zikomeye. Bantu bambaye ubusa mu mujyi, ariko tugasa n'abatabareba kubera imbaraga z'umusaraba. Kabareba ariko gatambuka kubera imbaraga z'umusaraba. Icyabyawe n'Imana cyose. Mafaranga kandagara, ariko kubera imbaraga z'umusaraba. Kabwira amafaranga sa yanjye, faranga naje muri kese sa yanjye, kubera imbaraga z'umusaraba.
Amen. Murahari? Nawe irabajyana ibagezayo. Kunyashite kuno ndakunda Jean Paul. Yankubitiye abagabo birabwira ngo ndabakubita kandi ndabakubita mwenyene kandi Farao ntari bopfe. Ndakubita abasirikare 600. Bara abasirikare ba Egypt batoranijwe bagenderaga ku mafarashi. Baravuga ngo ndajegeza isi Egiputa ndayikubita kubera ubwoko bwanjye. Ndakubita Egypt yari yamamaye iri ku rwego rwo hejuru, ariko ndakubita abasirikare Egypt nyishege kandi mwozi ikintu bituma Egypt itazongera kuba igihugu gikomeye. Kandi Farao usubireyo wenyine ugenda ubwira umugore ngo Imana ya Mose irankubise. Bapfuye bareba, bapfa abareba, bazamuka imirambo arayireba, akatisha ifarashi asubira gutanga amakuru. Ntiyapfuye we, aravuga ngo ndatangaye. Twakinishaga Imana ifite imbaraga. Bagitirimuka bageze kuri Mara, barongera barayibagirwa barayituka. Baravuga ngo ariko Mose nta soni utuzana mu gihugu kitagira amazi. Bavuga amagambo y'amangambure, abagabo batuka Mose, abagabo abashira isoni, abagore bashira isoni bifata mu ngutiya batuka Mose n'Imana. Imana iramubwira ngo nta kibazo, ndi Imana y'imbabazi nyinshi, nzabarwaza ndabihanganira. Imana irakomeza ishiramo imbaraga zayo ngo ibarwaza. Batirimutse gatoya baravuga ngo mana usibye kurya turayihaze. Imana irabarwaza, inyama irazibaha. Muranyumva? Amazi igira gute? Irabajyana. Wasigaye ibirometero bikeya ngo bambuke. Irababwira ngo hanyuma rero Mose toranya abagabo 12 babanze batate. Murahari? Muranyumva? Babanze batate, hanyuma bazagaruke babwire bagenzi babo amakuru y'igihugu. Nibyo byiza bakigendemo bagikumbuye bagisobanukiwe. Abagabo 10 bagaruka bagambanye baravuga ngo tuvuge ko ari igihugu cyera ariko kirimo abagabo b'abanyembaraga, kandi ko bitashoboka ko tugira gute, kandi tunabagumure tubabwire ngo twisubirireyo. Baraza babikora uko babiteguye, baragumura. Barangije kuvuga ngo abagabo bavuza induru, baravuga ngo dutore umuyobozi. Niba Mose adashaka gusubirayo twitorera umuyobozi. Bataramutora ngo basubireyo, Yosuwa na Kalebo bagira batya. Baravuga ngo 10 batanze raporo, reka natwe dutange raporo y'ibyo twabonye. Ariko yari raporo ikomeye ivuguruza iya 10. Baravuga ngo imbuto natwe twazibonye, igihugu nico ariko kandi nabo bagabo ni barebare rwose, twababonye rwose ni barebare pe, ariko bagira ibyiringiro. Baravuga ngo ni barebare paraporo nande, ni barebare kuri twe, ni barebare kuri mwe, ariko kuwiteka si barebare. Niba Uwiteka twishimira azaduha igihugu cy'amata n'ubuki, ahubwo mwirinde vuba abo tuzabarya n'imitsima, kuko mu ruhande rwabo nta kibakingira, ariko mu ruhande rwacu turi kumwe n'Uwiteka. Mose ngo yongera agira imbaraga, Abisirayeli ngo bongera bagira imbaraga. Abasubireho beraga Uwiteka ako kanya atanga itangazo, aravuga ngo abantu bose bakomye amashyi nababonye, nabafotoye na kamera yanjye, mwese ndabafite, mwese hamwe n'abagabo 10, mwese ndabafite hano, mwese nabarebye, nzabicira mu butayu mwese iminsi 40. Umunsi umwe nzawukuba n'umwaka, iminsi 40 mwatase izababera imyaka 40. Muzazenguruka, nzajya mbaha amanu, nzajya mbaha amazi, nzajya mbaha inyama, nzabagaburira ariko mbica, nzabica umwe kuri umwe, keretse Kalebu wenyine kuko yari afite undi mutima. Muri iyo si Imana yashimye abagabo 2 bonyine, Kalebu nande. Imana yararwazaga kugira ngo haboneke icyahisha Imana iki cyubahiro. Irarwaza. Niko byagenze. Kalebu niwe wagiye, niwe wabambukije, niwe wabagejejeyo. Turacyari kumwe. Yosuwa na Kalebu nibo bagezeyo bahindura igihugu. Imana mutega amatwi cyane. Imana yemera kwirukana andi mahanga kandi nabo baremwe. Hari ibintu Imana yihanganiye ikwinjiza ahantu, ikwicaza ahantu.
hari abandi kuyeyo kugira ngo uhagarare wipfushe ubuntu bw'Imana ubusa. Imana arahumirije ngo abaheti nibagende nabirukanye, ariko ubwoko bwanjye bugire bute. Hari ibintu Imana asunitse cyane kugira ngo wowe wicaye aho wicaye. Hari ibintu Imana yahitanye kugira ngo wowe wicaye aho wicaye. Taza guhaga mama ugashara akaguru ku kandi uze kutubwira ngo Imana ni iki. Sigaho bagezeyo bakaba bafite ijambo ribabwira ngo nimugerayo mukarya mukagira mute, nimuzagire gute. Wagira ngo Imana yari babwiye ngo bibagirwe, bageze cyambere bakoze baribagiwe. Mana uburyo yifata ntabwo mbizi, iyo turimo turagwa cyangwa se iyo turimo turabikora nabi ntabwo nabona umwifato w'Imana, ariko ibaze nawe uburyo yakwifata. Reba iyo ubyaye akana ukabona akana karakunaniye, reba uburyo wifata nk'umubyeyi. Papa reba ubyaye akana kakakubera ikirumbo. Mama reba wa mwana batwise amezi 9 iyo akubereye ikirumbo, reba umwifato wifata, reba ukuntu wifata. Kare agahindugira niko n'Imana igira. Reba imbaraga idushiraho buri munsi amanywa na nijoro. Iyo tuyirumbiye reba uburyo yifata, kwa kundi wifata. Reba umwana uhaza minerval, reba umwana ugaburire, reba umwana ushigurikira, reba umwana witangira, reba imbaraga ushiramo. Abana banone bo baranagoye, baranahenze cyane. Reba izi gardienne tubishurira, reba imbaraga umushiraho. Iyo atazanya amanota meza kagahindugira, iyo utsinzwe niko gahinda Imana igira. Ntabwo Imana umuhamagaro wa mbere aduhamagariye ntabwo ari ukubwiriza. Bene data mutega amatwi, ntabwo giye Imana yamaye umuhamagaro wo kubwiriza neza, ntabwo ari cyo cyambere Imana yamamagariye. Bene data bavuga butumwa n'abahanuzi, hari gihe uhanura hano ukagira ngo wemeje, cyangwa nabwiriza ngagira ngo nemeje. Ntabwo umuhamagaro ubanza Imana yamamagariye wo kubwiriza. Muririmbe, ariko ntabwo Imana yabahamagariye kuririmba gusa. Imana yabahamagariye kiruta kuririmba, yabahamagariye umuhamagaro ukomeye witwa kunesha. Kandi impamvu nuko Satani ari mukeba w'Imana. Impamvu ishaka ko tunesha nuko ishaka ko ikorera muri twebwe hanyuma ikanezerwa, Satani akababara nicyo ashaka. Turi kumwe bene da? Imana ibaha umugisha. Birangiye aba baragiye, Yosuwa abanye nabo abona agiye kurangiza urugendo rwe. N'amagambo akomeye babwiye muri 24 Yosuwa 15. Abanyagiye kurangiza arabareba, kabona rimwe na rimwe umwe ariyufura akabaragiye, undi akifura akabaragiye. Arabareba abona n'Abisiraheli umusimamo wabo umumutera amakenga, aravuga ngo aba bagabo n'aba bagore bashobora, reka mbarahize numve ibibavamo. Arababwira ngo niko nimumbwire niba ari Uwiteka muzakorera cyangwa imana z'Abamori zazindi mwakorera hakurya ya rwaruzi, nimundahire niba ari Uwiteka muzakorera cyangwa imana zibigirwamana. Bataramusubiza kuri 15 warababwira ngo nge n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Uyu mugabo yarapfuye ngo akimara gupfa ngo Abisirayeli ngo bongera basenga Bayali. Imana ibazanira abacamanza nihuse, kini gihe gikomeye cya gatatu. Imana ibazanira abacamanza biranga. Mwibuke n'umucamanza witwa Samsoni, biranga kugeza ubwo Isirayeli yongeye kubimbata nanone kandi z'Abafilisitiya. Imana izana Eli, mu gihe cya Eli haziramo umugabo witwa Samweli, umugabo wakoreye Imana neza, arazamuka kura neza. Abisirayeli abegereza Imana, ariko nanone bararya barahaga. Atarataha ngo apfe ngo ave mu mubiri, baramubwira ngo ubuyobozi bw'Imana nawe turaburambiwe, turashaka kumera nk'andi mahanga. Mana ngira babara cyane, na Samweli ngo arababara cyane. Mana iramubwira ngo si wowe bababaje ni njyewe, bareke nzabaha umwami. Imana ibahereza Sawuli ariko ababera umwami mubi cyane, kandi n'imbere y'Imana umwami mubi cyane. Kabiri, imyaka 2 yonyine gusa n'Imana yamwemeye, indi myaka yose abera Imana ikirumbo biranga. Haza David aragerageza ararwana, Isirayeli ihereza icyubahiro, aragerageza, ariko Satani n'umurwanyi, Satani ararwana. Haza Salomo akihagera imyaka ye ya mbere, abona ngo abagore abimbata y'abagore ayobora igihugu. Abagore 700 nibo bari abagore be. Hanyuma ashaka n'izindi nshoreke 300, yongeza n'undi umwe w'umunyegiputakazi.
Imana yareba Isiraheli ikayibonamo ibicaniro. Buri mugore yagiraga imana ye, kandi buri mugore akagira, kandi buri mana ikagira igicaniro. Abona ibicaniro birenze igicaniro kimwe cyabaga i Yerusalemu mu nzu y'Imana. Abona ibicaniro by'abanyamahanga, buri mugore yikubita, kandi Salomo akajya aherekeza buri mugore, ahatira n'Abisiraheli gutanga imisoro y'ibyo bigirwamana. Isiraheli agenda arahindana, byabaye bibi cyane. Aza kugenda asiga witwa Rehobowamu aje aragagara, yigira umuntu ukomeye cyane ushaka icyubahiro. Arababwira ngo ngewe ahubwo data yaraboroheye, yabakubitishaga kiboko, nge nzabakubitisha sikoropiyo. Baramuhunga, Yerobowamu aramuhunga, ajyana imiryango 10 ayijyana muri Samariya, ari wari umugwa mukuru wa Isiraheli. Ajyana imiryango 10 asigarana 2, asigara n'Ababenyamini. Bageze Ababenyamini baragenda nabo baradamara, Abayuda n'Ababenyamini baradamarara, Yerusalemu haragenda harahindana. Abageze Samariya, Yerobowamu byibura ngo azanye impinduka, izo mpinduka azanye ziranga. Aho agezeyo nawe ijambo rya mbere yakoze agezeyo, yubatse igicaniro cya Bayali. Araba amajyaruguru, araba amajyepfo, bose barahindana. Imana ikagishaka mu gihugu uyihesha icyubahiro. Amen. Majyaruguru batsinzwe n'abantu b'umwami wa Ashura, arabatsinda. Ab'amajyepfo batsindwa na Nebukadinezari, ariko ni mu bihe bitandukanye. Ariko i Yerusalemu Imana ibwira Abisirayeli, ababwira ngo nzabohereza umugaragu wanjye Nebukadinezari, azabakubita. Mutega amatwi, azabakubita. Ariko kandi Imana igambiriye kugira ngo byibura ibigishe, irebe ko bayubaha. Ariko bageze i Babuloni biratangaje. Bageze i Babuloni nta masomo bafashe. Bageze i Babuloni barasambanye. Bageze i Babuloni basuzuguza Uwiteka. Imana i Babuloni yahabonye abana 4. Yahabonye Daniyeli, Saduraka na Meshaki na Abedenego. Daniyeli agezeyo aravuga ngo nubwo igihugu cyacu cyasenyutse, nubwo ndi mu mahanga, ariko izina ry'Uwiteka irihabwa icyubahiro mu mahanga. Ngo agambira mu mutima we. Basaduraka bavuga ibintu bikomeye, baravuga ngo Imana dukorera ibasha kudukiza. Abami mu ingoma zabaye, iy'Abakarudaya, iy'Abamede n'Abaperesi, niyo babayemo. Nizo ngoma ebyiri zari zirimo abami benshi, birumvikana. Ariko mu ngoma y'Abakarudaya Bibiliya ivuga abami 2, ivuga Nebukadinezari, ikavuga na Berushazari. Berushazari umuhungu wa Nebukadinezari. Ariko aba bana 4 mu ngoma zaba bombi 2, Imana yabanye nabo, bahesha Imana icyubahiro. Haje ya Dariyo, Daniyeli araresista, aravuga ngo niyo Abakarudaya twayihaye isomo tuyereka Uwiteka, niyo Abamedi n'Abaperesi tuzayereka Imana. Bazana urwobo rw'intare, arababwira ngo oya, n'umuriro twawuciyemo mu gihe cy'Abakarudaya, Imana ihabwa icyubahiro. Nizo ntare nemeye tuzazijyamo, ariko Uwiteka azahabwa icyubahiro. Mbabwire, ahantu hose uzaba ntuzemere ko Imana ibura icyubahiro. Ahantu uzaba wicaye mu iduka, ahantu uzaba wicaye mu isoko, biro uzakoreramo, ntuzemere ko Imana ibura icyubahiro. Mu ngamba z'Abakristo ntukemere ko Imana ishobora gutukwa kandi uhari. Kandi nituku uhari ni ikibazo gikomeye. Imana igufasha. Imana ibane namwe. Imana ibane namwe. Mugabo yaje gusenga aravuga ngo no, ageze mu myaka y'ubusaza. Daniyeli yasenze amasengesho y'imisi 21, ashaje cyane. Hari agatabo nasomye kagaragaza ko yari afite imyaka 90. Mugabo aragenda arapfukama, ngo apfukamye, ariko ari umugabo w'umunyacyubahiro. Umva, abami batinya kubera ubushobozi yari afite bwo guhesha Imana icyubahiro. Aragenda arapfukama arabwira ngo data, watubwiye ko tuzataha. Naje ino ndi umusore, none mbaye umusaza, tuzataha ryari? Arasenga umugabo, ngo arasenga, ngo akomanga mu ijuru kugeza ubwo Imana ibwira Mikayeli, iramubwira ngo Mikayeli, genda urebe icyo Daniyeli yabaye. Nge namusubije habaye iki? Yarasenze. Imana yatunze abagabo. Imana ihimbazwe. Imana yatunze abagabo. Mugabo yarasenze kugeza marayika waguye muri yambushe mu kirere. Yarasenze kugeza ubwo amasengesho ya Daniyeli abohora umumarayika. Ninde unyumvise? Yarasenze umumarayika wabuze ubugenda n'ubugaruka. Amasengesho ya Daniyeli amukuramo.
Imana ibane namwe, Imana ibane natwe. Bataha ariko Imana yabahaye amasomo mu mahanga. Zerubabeli niwe wazanye igikundi cya mbere, bagezeyo ngo baka urusengero, ngo barabyina. Igikundi cya kabiri Ezira arakizana, bubaka ibintu by'umwuka, bubaka amategeko, bubaka neza ibintu byo mu rusengero, ibintu byo mu gihugu babitunganya neza. Igikundi cya gatatu kezana na Nehemiya asana amarembo we, baraza bamaze kuzitira neza, barakomeza barasenga. Hari abahanuzi bakomeye babiri, Hagayi n'uwitwa Zekariya, bari abahanuzi bakomeye muri icyo gihe cyo kubaka no gusana no gukomeza gusenga. Barahanura abantu ibintu bikomeye, bahanuye umugabo witwa Yesu ko azagera gute, azaza. Barangije marayika na barazamo, Maraki na baraza ahanuriramo. Abo bagabo barapfuye, abo ba Zerubabeli barapfuye, abo bandi bose barapfuye, ba Nehemiya barasubiyeyo. Ibyo bintu byose birangiye, Abisirayeli barongera bararya barahaga, basenga Bayali. Ngiye kubabwira igihe cya kane, hanyuma dusenge. Umwami Yesu ashimwe, Umwami Yesu ashimwe. Imana iravuga ngo sawa, reka nceceke, minota yagiye ariko mutega amatwi. Imana iravuga ngo sawa, ngiye gutegura umushinga neza, umushinga wa Adamu yangojeje isoni, ntiwemeye, ariko mfite imbaraga. Ntabwo Satani ninjye wamuremye, Satani ni ikiremwa, njye ndi umuremyi. Sinemera ko Satani agumana abantu banje. Imana itegura umushinga mwiza. Igihe cya Aburahamu naramuzanye, ariko ababyaye nabo bambereye ibirumbu. Mose numye kugira ngo ndebe ko byakunda, ntibyemeye. Kunesha biranga, bavuye Babuloni biranze. Imana, abateoloje baravuga ngo Imana acecetse imyaka 400. Iravuga ngo uyu ni umushinga ngiye kwiga nitonze. Imana itegura umutambyi uruta abandi batambyi bose. Imana itegura umuhanuzi uruta abahanuzi bose. Imana itegura umwami uruta abami bose. Irabitegura avuga ngo hazaza Yesu, niwe uzatanga ubushobozi ko bazamwizera. Imana ishimwe. Kuko icyabyawe n'iki cyose kigira gute, cyakora bamwemeye, bemeye nde, mumuvuga iryo zina inde, iryo ni izina rikomeye. Mwami Yesu, mwese muvuge ngo Yesu, iryo zina rikomeye. Amureke iterano ry'inyarugenge tuvuge ngo Yesu, zina rikomeye. Iryo zina ngo rinyerura imiba, rikamanagura amarira. Ni iryo zina. Araza Mariya yakira message, aramubyaye. Mutega amatwi. Muhungu arakuze 30 arabatijwe, avuga ubutumwa. Ageze i Getsemani, ajya gusenga isengesho rya nyuma. Asanze isengesho rya nyuma ari Getsemani, Satani ategura abadayimoni, arababwira ngo uriya mwana, uyu muntu ubaye umusore, nta kindi cyamuzanye, yaje kutunesha no kuturwanya. Tumutangirire Getsemani, tumufatire Getsemani, tumubuze amahoro Getsemani. Mbabwira ikintu cyabaye kuri Yesu Getsemani. Yabonye ibintu bikomeye bigiye kumubaho, abona inkoni zigiye kumubaho, abona umubabaro ugiye kumubaho, aterwa n'ubwoba. Abadayimoni barashega, baravuga ngo ntabwo abikora, baranabimubwira. Ira ni intambara y'umwuka, mutega amatwi. Barabimubwira ngo ntabwo bikora, tuzakwica, ngo twishe abahanuzi. Agize ubwoba, isengesho rya mbere, turu ya mbere, aravuga ngo data, gikombe kindenge. Se aramubwira mu mutima, aramubwira ngo ntabwo kikurenga, isi nayihaye amahirwe biciye muri wowe. Isi nayibutse biciye muri wowe, ntabwo kikurenga, urabikora. Kabiri, papa kindenge, ariko bye kubuko shaka, bibuko shaka. Aramubwira ngo birabuko shaka nyine, ntabwo kikurenga. Ntabwo Satani yagumana abantu naremye, ntabwo byakwemera. Gatatu, data kindenge. Imana ibona Yesu imbaraga zirimo zirashira, ariko Bibiliya ni kuvuga ngo yohereza marayika amwongeramo imbaraga. Arahaguruka abwira ba Petero, ndabona mufite ibitotsi byinshi, muryame kuko umfata araje. Baramufata, nitwa Yesu w'i Nazareti. Bantu basubira inyuma,
arababwira ngo muhumure. Kabiri, ndi Yesu w'i Nazareti. Arababwira ngo igihe cyo kumfata kirageze. Abaha amaboko. Bamujyana kwa Ana na Kayafa. Amubaza ibibazo, Ana na Kayafa arabihorera. Bamujyana kwa Herode, Herode aramwihorera. Nimusoma neza Bibiliya, Herode ntihamuvugishije. Ngo agera kwa Pilato. Pilato amurebye mu maso. Arambwira ngo kwa abantu barimo barambwira ngo uri umwami, uri umwami. Pilato yari yagize ubwoba. Koko uri umwami? Ngo yunamura amaso ngo mureba mu maso. Aramubwira ngo urabivuze, ndi umwami. Pilato areba umugabo mu maso, ariko ngunda Yesu. Ariko mana, akagabo gahimba kandi kataragira gute ko Yesu afite imbaraga. Areba Pilato mu maso, aramubwira ngo wowe. Pilato akomeza mubaza ibibazo, aramubwira ngo ariko wa mugabo ko kutansubiza, ntabwo ubona ko mfite ubutware mu maboko yanjye. Shatse nakubwira ko nshaka. Ngo Yesu arunamura, aramubwira ngo nta bushobozi mfiteho. Icyo uri bukore cyose uragihabwa na papa. Ni nko yakamubwiye ngo wowe utarabaho ngewe nari ndiho. Amutanza agigorogota. Ageze igorogota, aho niho yarangirije ikibazo. Ndagira ngo bakristo mwagombye guhishirwa n'amakuru y'abayigorogota. Igorogota habaye amakuru aduhesha agakiza. Igorogota habaye igikorwa kiduhesha ubuzima buhoraho. Aho niho cyabereye. Byageze saa 9 bamumanitse. Nasomye Bibiliya ngo yageze igorogota saa 3. Ariko byafashe izuba rya saa 6, irya saa 7, irya saa 8 umugabo amanitse. Ngo bigeze saa 9 ngo yaragiye kubyara itorero, ngo ibisengo bimumereye nabi. Ngo saa 9 mu kadomo ngo aruhuka, ngo avuga ijwi rikomeye, aravuga ngo ahwi byose birarangiye. Umugore wabyaye, uzareba umugore wabyaye. Umugore wabyaye bamubwiye ngo umwana yaje, yabonetse. Yarari kubisi iyo yabyaye. Yumva aruhutse, avuze ngo ahwi ndamubyaye. Nabyaye iki? Ni muzima. Yarabyaye Yesu saa 9. Aho niho yarari. Jean Paul Somera Abakolosayi, hanyuma dusenge. Mbabwira ikintu cyabaye. Aho icyo nicyo kintu cyazanye Yesu. Mutega amatwi ashaka Abakolosayi 2. Ahashakisha. Mundebe mwese abandi. Umuha mikrofone yimuhereze. Hanyuma ahita dusomera. Mutega amatwi mu nyumvi. Icyo nicyo cyari kizanye Yesu. Mundebe mu maso. Pilato amukubita, ntacyo byari bimubwiye. Abantu bamuzomera, ntacyo byari bimubwiye. Bamwambitse ubusa, ntacyo byari bimubwiye. Bamutoteza, ntacyo byari bimubwiye. Icyo yashakaga, yaraje kubonana na Satani imbona nkubone. Niwe yashakaga wenyine. 2:15. Nta kibazo vuga, barakumva, agenda avuga. Yego. 15. Kandi maze kunyaga abatware n'abafite ubushobozi, ibahemura ku mugaragaro, ibivuga hejuru kubw'umusaraba. Nicyo yakoze. Nta kindi kintu. Ibi ngibi muririmba ngo bararwanye, ngo baranyukanyukana, ngo barakirana. Ntabwo Yesu afite umwanya wo gukirana n'ikiremwa. Yesu ni umuremyi. Sinanabyigisha, nuzabiririmba tuzamukosora. Ntabwo Yesu afite umwanya wo kurwana na Satani. Yaramubwiye ngo imfunguzo mpa. Munyumve neza. Yesu ashimwe. Umwami Yesu ashimwe. Mu byeshuwe 4:7 aravuga ngo mwene Dawidi niwe ufite imfunguzo. Yesu abaho umugisha. Yesu abagirire neza. Aho mutega amatwi. Aho niho igikorwa cyabereye. Aho niho Satani atsindiwe. Amaze kunyaga kandi amaze kunyaga abatware n'abafite ubushobozi. Niba abatware ba mu Befeso 6 nabo yatsinze barimo na Satani, ngo abahemura ku mugaragaro. Iki jambo biravuze ngo uzizera uwazutse, uzizera uwanesheje, nawe azanesha kubw'uwo. Uzizera uwatsinze, uzizera uwanesheje, nawe azanesha kubw'uwo. Mbabwire nsoza, mundebe hano, mutega amatwi. Murahari? Ikintu Yesu yakoze nicyo gikomeye. Muteze amatwi. Kandi icyo ngira ngo utega amatwi uri bushire ku mutima ni ikibazo uri butekerezeho. Abasore muri hano murimo muribwira, abasore murahari ubundi? Murahari? Ubundi murimo muribwira ngo Satani warwanye na Yosefu mu cyumba
wenyine satani warwanye na Yosefu niwe satani murwana nawe none. Tega amatwi munsubize mwamaze kubitekereza. Abasore murahari? Satani warwanye na Yosefu. Ngiye gusoza. Iki ni ikibazo cy'ingenzi cyane, mutega amatwi. Satani warwanye na Yosefu. Barakirana amubwira ngo emera ubikore. Emera ubikore uraba umutware. Emera ubikore harimo amafaranga. Ijwi ryamubwiraga ngo bikore. Si iry'umwanzi. Iryo jwi Satani, iryo jwi Yosefu yatsinze. Ndeba hano. Nijwi rijya rikubwira. Murahari? Uyu munsi uwo musatani Yosefu yanesheje niwe musatani urwana nawe uyu munsi. Evangelist nimundebe mwese aba evangelist, mundebe haleluya. Agape muranyumva? Muranyumva? Umusatani Azafu yarwanaga nayo niwe satani murwana nawe. Yego. Ubanza mutanyumvise. Murimo murabesha, murimo muragira mute? Murimo? Umva ukuntu Yesu yavuze mite soza. 11. Umva. Ariko ndababwira yuko ku munsi w'amateka Itiro ni Sidoni. Itiro ne hazahanwa igihano cya kwihanganirwa kuruta icyanyu. Aho ni misezerano rya kera. Nawe Kaperinawumu ushizwe hejuru ndetse ugeze ku ijuru, ariko uzamukana ikuzimu. Uzamanuka ikuzimu kuko ibitangaza byakorewe muri wowe Kaperinawumu. Nyarugenge, ibitangaza byakorewe Nyarugenge. Tega amatwi. Iyaba byarakorewe muri Sodomu, ibikiriho nanone. Tega amatwi. Iyo Yesu agenda n'amaguru Sodomu ni ari kurimbuka ibikiriho. Sodomu ntabwo yagize amahirwe yo kumva amakuru ya Yesu, ariko Nyarugenge yagize amahirwe yo kumva amakuru ya Yesu. Ntabwo imbaraga za Satani turwana nazo zingana nizo barwanye. Yosefu yarwanye n'umusatani uri pure, ufite originalite yose, ariko twebwe turwana na Satani Yesu yakozemo. Twe turwana n'imbaraga zakozwemo. Haraho bahuriye aramushegeza aramubwira ngo njyewe ndashaka kurekura abantu banjye. Bahura Fiza. Daniel yahuye n'imbaraga ziri pure zitakozwemo, ariko Yesu ahura nawe aramubwira ngo ndagutsinze n'abazanyizera bazagutsinda. Ariyo mpamvu aya matangazo arimo kuvuga ngo abantu bo mu isezerano rya kera iyo bahura n'ibyo twahuye nabyo bari kuba abakristo beza, ariko Yesu afite agahinda ko mutabaye beza kandi Yesu yarakoze akazi. Nashoje afite agahinda kuki mutabaye beza, kuki abasinda bagisinda n'abasambana bagisambana, abahutu n'abatutsi bakiriho, abatwa abantu bakigambanirana badakundana, kuki itsinda ry'abasenga ritumvikana ridashobora guhuza, abantu bicarana ku ruhimbi badashobora kubana amahoro ku ngoma ya Yesu. Ingoma ya Yesu niyo kunesha, ntabwo ingoma ya Yesu ari amacakubiri. Ingoma ya Yesu ni ubumwe. Yesu yapfiriye ubumwe bw'abanyetorero. Ni ingoma yo kubishobora, ni ingoma yo kubikora, kuko inzira zidaharuye Yesu yaraziharuye. Mama guma mu rugo, ntabwo iyi ngoma ari yo kwahukana. Iyo uri Sodomu wari kwahukana cyangwa uri Tiro wari kwahukana, kuko amakuru ya Yesu Tiro ntibayumvise. Isidoni ntabwo bemeye Yesu, ntibamwumvise. Abantu b'Iyona yabavuze, abantu bo mu gihe cya Yona bumvise ubutumwa barihana. Ukuntu Yesu yavuze muri 42 ni 40 yavuze ngo abinenewi bazahagurukana n'abiki gihe. Abehe n'abiki gihe ku munsi w'amateka babatsindishe kuko bihannye ubwo bumvaga kwigisha kwa Yona. Kandi dore uruta Yona agize gute? Kuri Yona barihannye, ariko abiki gihe
urutayona agize gute. Abantu bumvise Yona, ariko abantu banze kumva Yesu. Yesu, Imana yatanze amahirwe ya nyuma. Nta wundi mu Yesu uzaza, nta kandi gakiza kazaza. Isi ifite amahirwe agarukira kuri Yesu. None Yesu araje, atsinze Satani, arazutse, abasamanya baracyasamana, kandi mu murimo, abiba mu murimo, abakora ibyaha mu murimo. Muratekereza ko agahinda Imana ifite kangana gate? Imana ibane namwe. Dusenge. Hari impamvu ebyiri ushobora gutuma zonyine utanesha. Iya mbere, utarakizwa ngo byarwe n'Imana, ntibyakwemera ko unesha, ntibyakunda. Kuko icyabyawe ni cyose kinesha. Kabiri, cya kabiri, warataye Yesu, waraguye, ntibishoboka kuba umukristo mwiza. Iyo wamaze kwidekonekta muri Yesu ukajya ku ruhande, ntibishoboka kunesha. Kuko yaravuze ngo nimuguma muri nge nanjye ngaguma muri mwe, nibwo mubasha kugira gute? Kwera imbuto. Kuko mutabibasha nimutaguma muri nge, ntibyakunda. Kandi iyo wagiye waravutse, warabaye umwana, ubaye nk'umwana w'ikirara, wagiye ku ruhande, kandi umwana w'ikirara yaje kwisubiramo. Ariko mbere yo kwisubiramo yariye ibyo kurya by'ingurube, kubera ko yagiye. Iyo wagiye uba imbata. Iyo wahozemo n'ibyo bintu bibiri, kubyarwa, utabyawe, ntibyakwemera. Igituma kandi dukomeza kunesha nicyo, nuko tugumana nawe. Kuko Yesu niko muri 108 yaririmbye mu gitoro cya kabiri, yaravuze ngo ndi umutabazi mu ntambara, ndasana n'iki? Aravuga ngo mfite umugaba. Ninde? Nitubana nzahora ngira gute? Nitubana. Iyo utari kumwe nawe ntibyakwemera. Dusenge. Ijambo rya nyuma ngiye kukubaza ko Yesu yatsinze, murabona intsinzi ye tuyiviva gute? Iri torero murabona, amatorero murabona sate uyu munsi. Murabona amatorero asate, murabona abantu basabate, murabona umurimo w'Imana usute. Reba amateleviziyo binavuga, reba amaradiyo binavuga, reba ibyacu tubamo. Murareba dusa dute. Umuntu n'undi baricarana bagataramira mugenzi we, bakavuga bukarinda bwira. Abantu baca imanza bukarinda bwira. Nimutekereze ibyo bintu. Icyabyawe n'Imana cyose kinesha ibyiki. Ku ngoma ya Yesu ntabwo baca imanza, ku ngoma ya Yesu ntibasambana, ku ngoma ya Yesu ntibagavura, ku ngoma ya Yesu. Iyi ni ingoma yo kunesha, ntabwo ari ingoma yo gukomeza kuba imbata y'icyaha. Yesu yaratubohoye ngo tube imbatazi. Iyi ni ingoma yo gukora ubushake bw'iki? Bw'Imana. Bya kera yari yarakandamije abantu, ariko byararangiye. Yesu yaje kutuvana muri ubwo bubata, kuko abantu bakomeza kuba imbatazi y'icyaha, kandi Yesu yaranesheje. Yesu aguha umugisha kandi akugirire neza. Urara udasinziriye, amaganya. Ndapfuye we, urapfuye. Mva ngubwire, ntaho ugiye, ntabwo upfuye. Menya kuri ku ngoma ya Yesu. Menya amakuru y'abayigorogota, ntabwo upfuye. Yesu yaratsinze. Kumutanyumvise. Cyakazi kararangiye. Akazi kagiye, Mana we, turapfuye. Mbega Kigali we, mbega ubuzima. Ntaho ugiye, turi ku ngoma ya Yesu. Itorero riri ku ngoma ya Yesu. Menya amakuru y'igorogota, Yesu yaratsinze. Usinza amaganya, ntabwo ari byo. Imana ikugirire neza. Menya ibyo. Kandi umwana yagomye kumenya ubushobozi bwa se. Dusenga Imana iguha umugisha. Imana iguha umugisha. Abinenewe nabo muri iki gihe tuzahagarara imbere y'Imana twese. Ariko bahanwe igihano cyo kwihanganirwa n'abinenewe, kuko aya makuru batagize gute? Amagambo akomeye cyane, mutinye. Abantu binenewe aya makuru nibayumvise, ariko bacyumvise Yona ngo barihanye. Kandi ngo uruta Yona agize gute? Nyarugenge we, mwumvise uruta Yona avuga? Mwumvise mu buhanuzi avuga? Mwamwumvise mu ndirimbo aririmba? Mwamwumvise arimo kugarura abantu? Mwumvise arimo kwihanangiriza abantu? Uruta Yona mwaramwumvise. Ariko imbuto zivamo nizihe? Dusenga Imana, Yesu aguhereza umugisha. Ntiwahamagariwe kuneshwa, wahamagariwe kunesha. Mu izina ryande rya Yesu. Ubika amaso gatoya, duhamagare dusenge. Umuntu ushaka kwihana bwa mbere, ntushobora kuba umusirikare unesha utariyandikisha mu gisirikare cya Yesu. Habiweze kandi ntibyakunda. Niba utarakizwa, kandi niba waraguye, wabaye ingabo, yabaye dizata wagiye, ntabwo iyo ngabo itikonekise muri Yesu, ntabwo wabunesha.
ntibyakwemera. Satani arakuvunagura, iyo uri wenyine arakuvunagura akakwangiza, ariko iri kumwe na Yesu ntabwo agushobora. Ariko muri abo bantu bombi babiri, umuntu ushaka inkunga y'amasengesho, ushaka kwakira Yesu, waraguye, urashaka kugarukira Imana, haguruka mu mwanya wawe witonze, umeze neza, kandi wumva icyemezo ufashe ko ari icyemezo cya kigabo. Humura, aya niyo mahirwe, ntabwo turapfa, turacyari ku isi, turacyari mu buzima, ntabwo turapfa. Ndakwinginze uhagurukire imbere y'Imana, uvuge ngo aya mahirwe mbonye uyu munsi ntabwo nayapfusha ubusa, ndahagurutse, Yesu mbabarire kandi unyakire, hanyuma Imana iguhereza imbaraga zo kunesha. Ngiye gusenga, haguruka dusenge. Umuntu ushaka kwihana, haguruka mu mwanya wawe vuba vuba dusenge. Yesu yakubonye, arakuzi, ntabwo ndibutinde, kandi haguruka mu mwanya wawe dusenge. Yesu wenyine arakuzi kandi agufitiye n'imbabazi nyinshi. Ndakurindiriye, hanyuma tugusengere, kandi aragukunda. Humura, araguha amahirwe yandi aranayaguhaye kugira ngo wongere ufate icyemezo, ubu umusirikare utaneshwa, ubu umusirikare wa Kristo uneshe, kandi dufatanya na bene data kwihanganira imibabaro yose ya Kristo. Imana iguha umugisha. Haguruka. N'umuntu wese wumva yakwiyeza akavuga ngo Mana, naratsinzwe, sinabikoze neza, ndi mu marira n'amaganya, uhagurukire imbere y'Imana ubwire ngo Mana, ntabwo njyewe nanesheje, naraneshejwe. Uhaguruke tugusengere, uracyafite aya mahirwe. Karibu sana. Imana iguha umugisha. Ndakubonye mushiki wanjye, Imana iguhereza umugisha. Ubaye uri wenyine turasenga, hanyuma kandi habonetse n'undi, uhaguruka tugasenga. Nyarugenge n'abashyitsi n'abandi baduteze amatwi batari muri iki cyumba, yewe ibintu bumvise ntabwo i Sidoni babyumvise, yewe ntabwo abantu b'Inenewe babyumvise. Nyabuneka haguruka tugusengera Imana. Tugiye gusengera mushiki wacu. Watambuka dada, ngwino tugusengere. Tambuka tugusengere. Imana iguha umugisha. Imana iguha umugisha. Ubaye uri wenyine ntacyo bitwaye rwose, ntacyo. Umunsi w'amateka uzaza, kandi umuntu wese azabazwa uko yitwaye imbere y'Imana. Haguruka mwene data, uyu mukobwa ni mumufashe umwana, cyangwa muzane, ntacyo bitwaye, muzane, tambuka hano, muzane hano, muze muhagarare hano, ntacyo na star, reka bahagarare, muhagarare hano, twigira ngo byihute. Ngwino papa, ngwino, zamuka, reka bareke bahagarare, nta kibazo, bahagarare gusa kugira ngo twihute. Reba iteranira imbere dusenge, abandi musengere mu mutima, nta excuse ufite, nta mpamvu ufite uza kuzamura amaboko. Mana, naneshejwe, urabona nyine n'isi. Ntacyo. Yesu yagukoreye akazi, yarakagukoreye, ugomba kunesha. Yesu yagukoreye akazi. Yesu aguhereza umugisha mu izina rya Yesu.